rero uwo mwuka nagarindira ngo mbe ndi mwicaye mu rusengero no muri bisi ngenda yaza no mu gicuku cy'ijoro ndyamye yaza rero umwuka w'Imana yaje kuri njye aza kuri njyewe arampishurira aranyereka njya kubona mbona inshyizwe imbere yanjye uruzi runini uru ruzi rwari runini cyane ari rugari cyane amaso yanjye atabasha kuruheza hanyuma nitegereje hagati muri uru ruzi mbona hagati mu ruzi haciyemo umuhanda umuhanda nabonaga ari umuhanda umeze nka kaburimbo ariko ku gice kimwe cy'umuhanda nabonye muri uru ruzi ufite ubuhamya bwawo noneho n'uru ruzi ubwarwo narwo rufite ubuhamya bwawo Imana yabanje kunyereka umuhanda uciye muri urwo ruzi njya kubona mbona ni umuhanda wuzuyemo urubobi ni umuhanda unyerera ninkubwira ngo uranyerera wari umuhanda uko nawubonaga unyerera bikomeye ku buryo nta muntu washyiragamo ikirenge ngo atambuke nta muntu wabishoboraga guteramo intambwe ye ngo abashe no gutera intambwe ebyiri agende muri uwo muhanda ngaruka ku ruhande nanone rw'uruzi njya kubona mbona uru ruzi rwari uruzi rudafite amazi atemba n'inzira umwanzi yashyize muri uru rugendo ntago uru ruzi n'uyu muhanda ari ibintu Imana yubatse ni inzira Satani yashyizeho mu ivugabutumwa ry'abizera ni inzira Satani yashyizeho ku murimo w'Imana kugira ngo abantu b'Imana nibahagera bacika intege nibahagera bananirwe nibahagera basubira inyuma bafatwe n'amaganya umuntu wese uhageze arohame Imana yambwiye ngo uru ruzi rumaze kugwamo abantu benshi uru ruzi Satani yashyize imbere y'abavuga ubutumwa rumaze kugwamo abantu benshi uyu muhanda unyerera Satani yashyize imbere y'itorero umaze kugwamo abantu benshi ngo kandi uguyemo ntiyongera kugaragara rero Imana yambwiye ngo nimbwira abantu b'Imana Satani yakuye ku bibanza byabo ubu butumwa nigeze kubutambutsa kuri Bewura Imana inyereka ibitanda by'abakozi b'Imana baragiye bakubitwa bakabyirukanwaho bakabivanwaho hagasigara ivugabutumwa ripfuye hagasigara ivugabutumwa rihumanye ivugabutumwa riroze Imana yangereranyirije ngo ivugabutumwa ripfuye riragereranywa amaso y'umubiri areba rero areba iki areba hafi areba ibidafite umumaro impamvu mvuze iki gitekerezo cyangwa iyi nkuru hari igihe dutanga message umuntu ho kugira ngo akurikirane ikizima Imana yavuze agashaka ikosa ryabayemo kubera iki nta kireba mu mwuka nta cyumva mu mwuka asigaye areba by'umubiri akumvira mu mubiri buri wumva mu mwuka akanarebesha amaso y'umwuka nashaka abahumye ay'umubiri ariko ay'umwuka niba yafite arabasha kureba ibintu ndi kuvuga arabasha no kumva ibintu ndimo kuvuga akurikirana ibizima ntago ari burebe ngo yari yicaye gute ngo yari yateze igitambaro ngo gisa gutera ibyo ntari bubirebe warubwo niba amaso y'umwuka kireba amatwi y'umwuka akaba cyumva arabubashe gushishoza no gutekereza avuge ngo Imana inyuze muri Solange yavuze ngo icyo uyu munsi ni iyihe sahu ni iyihe niba nizere ko umeze neza uri amahoro nshuti wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi wagize neza gukora subscribe kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu ko tubishyizeho ngewe ndi Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda uyu munsi naje gusura Solange ngo tuganire hanyuma ndi nyuma ya kamera ndi kumwe na Amani kameramani wa Solange Solange umeze ute meze neza Amani umeze ute ndashima Imana uri amahoro Imana ishimwe nanjye ndamahoro ndashima Imana n'umuryango wanjye tumeze neza Solange umeze ute ndakomeye duherukana hano kuri YouTube hatarashya abonye ukuntu YouTube inyerera nahaje mbizi wari ubizi yego okay uraho icyambere n'amakuru niko wajya kwanga icyambere n'amakuru yego uri kubona ukuntu nicaye ni danje ndakwakira rero ngo ikaze ntabwo twaherukanaga cyane cyane nko kuri Prince Robert Rwanda no kuri Solange TV tiho barakumenyereye muri message zigiye zitandukanye uyu munsi ijuru riravuga iki ijuru riravuga byinshi ahubwo ababyakira ni bande
akantu uvuze ko numva gakomeye ijuru rivuga byinshi ahubwo abakira ni bande yego ariko ngo amajuru abaye na menshi ubwo abo yabayeho menshi ntabwo ari njye yego wowe wemera irya kangahe ko ari 3 ubwo njyewe nemera ijoro rya 3 wemera ijoro rya 3 okay sura nguhaye ikaze ndashaka twinje mu kiganiro mu gitondo twavuganye urambwira ati hari message Imana yampaye Roba ndashaka kuyitambutsa nkayitambutsa kuri channel yanjye ndetse n'iyawe yego rero niyo mpamvu naje ngo gwikaze nyine utambutse ubwo butumwa nguhaye ikaze mbere ya byose murakoze kutwakira kandi Imana ibaha umugisha kuko muje mukaza gufatanya natwe umurimo w'ivugabutumwa yego kuko nta kindi kiduhuza ni ugukorera Imana umurimo dukora uduhuza n'abantu benshi batandukanye yego Imana ibinatubwira ko izaduhuza nabo tudahuje n'uruhu ibyo byose biri mu masezerano yego rero njyewe mvuka ntabwo nari nzi ko nzahura n'uwitwa Robert ariko ku bw'amaraso ya Yesu yaduhaye kumenyana kuko aho mvuka n'aho uvuka biratandukanye aho ntuye n'aho utuye biratandukanye ariko kubwo kumenyana n'Imana Imana nayo itumenyekanisha mu bayo yego kandi iyo ifasha abantu bayo ikabamenyekanisha ibigira ngo ubwami bwayo burusheho kwaguka ikindi bigira ngo dutizanye imbaraga kuko hari uwavuze ngo icyuma ngo gityaza ikindi yego buriya ugiye kuririmba uri wenyine ntubona abakwikiriza ntacyo byakumarira ugiye kubwiriza wenyine ntubona abakubwira ngo amena cyangwa ntagira abaza gutega amatwi ivugabutumwa ryawe ntacyo byaba bimaze niyo mpamvu rero abantu turakenewe turakenerana dukwiye kugiranirana umumaro ariko ukaba umumaro mwiza wungura ubwami bw'Imana kuko ibintu dukorera hano muri iyi si igihe runaka tutazi tuzabibazwa yego yego rero murakoze kumpa ikaze reka nanjye nsuhuza abadukunda badukurikira bari hirya no hino yego badukurikira kuri Solange TVT no kuri Robert Prince ntago bambonye kuri Robert Prince aribwo bwa mbere ibyo ari byo byose hari inshuro zirenga nk'eshatu cyangwa enye bamaze kumbona yego numva ko rero ntago ndi umushyitsi nanjye mbahaye ikaze ngo babane nanjye muri uyu mwanya bumve icyo Imana yavuganye nanjye yego kandi buriya mbwira abantu ko kubuta waba mu bibazo ntibihagarika ijwi ry'Imana umuntu yumva ijwi ry'Imana aryamye ari mu bitaro nubwo waba uri ku mwuka wa nyuma wo gupfa wumva ijwi ry'Imana bitewe n'icyari cyo n'ikimana iguteguramo cyangwa se n'impamvu itera Imana kuguha iryo jwi ryayo yego kuko ntago abantu bose bumva ijwi ry'Imana umuntu aba ari muri koma atavuga atabona akaza avuga ati njyewe burya navuganaga n'Imana twaravuganye none se ni ikihe kibazo gishobora gutuma utumva ijwi ry'Imana ngo ubwire abantu ko Imana irimo kuvuga twebwe ibyo tubona dushyiraho nk'urukuta ku bantu si by'Imana ibona ahubwo biriya byose Imana irabirenga ikabitambuka ikavugana n'umuntu bitewe n'icyo yamushyizemo rero hari abashobora kumbona hano bakavuga ati Imana sigiye kumuvugiramo gute kandi erega byaranabaye barambwira ati ubu yaje kuvuga iki naje kuvuga iki nta muntu mpicyo kuvuga Imana yampamagaye n'impi byo kuvuga kandi uko nahamagawe mvuga sinteze guhinduka urumva ndashaka gutambutsa ubutumwa wenda Imana ifashe bishobotse twanakora n'ikiganiro cya kabiri njye ndumva hari ibibazo byinshi nakakubajije ahubwo nge ndagira ngo abagiye gutega amatwi ubutumwa ngiye gutambutsa he kugira ibyo barebaho nk'ibintu byateye ujya kubwirizaho kugira ngo bumve icyo Imana iri kuvuga ngo inkweto yambaye zigura ngahe ngo ikanzu yambaye ngo murabona igura ngahe ngo burasagira imodoka agendamo aravuga Imana itaramuhindurira ubuzima yabanje ikamuhindurira ubuzima mbere yo kuza kutubwira Imana rero mbwira abantu ko Imana ikoresha abantu cyangwa idakorana n'abantu ishingiye ku bifatika byo mu isi bigaragara Imana ihindura abantu nyine bazi kuzima Imana ihindura ari ubuhe ko Imana ishobora kuguhindura ubuzima ugasigara wambaye inkweto icibye ntabwo abantu babizi Robert Imana ihindura ubuzima uri kumva bigishijwe nabi twigishije ko kuza mu rusengero ari ukuza kwakira gusa ncakira yego rero umuntu wigishijwe gutyo kumubwira ngo uramubwira Imana utagira inkweto ati sibwiye gutumye ntabwo yabanje kureba ko nta nkweto ugira
ibanze iguha inkweto njya kumpagarara imbere njye ufite inkweto umbwirize mbashe kukumva. kandi abandi iyo logique ntibirwa bayijyamo. Hari abantu njya mbona bajya guhena, hari umupfumu barugurira Kagambi wacu bagendesha abaparitseho ibimodoka kangara None, ukumva ntago amubaza ngo kusura. agacengera bagapfumura ariko paka bati tubwira icyo batuvugaho. icyo Satani avugana natwe. Kandi dore ikibazo Satani wanabashyiriraho kondisiyo, arakubwira ati ibyo tugushyizeho nibikunanira tuzaguhereza ibyo bibazo ubwo uzaba ufite ni byinshi. Ariko twebwe umwuka w'Imana naho byatunaniye ajya azana imbabazi. amen. Rero imbabazi z'Imana Pawulo yaravuze ngo nizo zituma tudashiraho. Ntabwo ikintu gituma tudashiraho ari uko oya dukiranutse. Imbabazi zayo yego nizo zituma tudashiraho. yego. Rero umuntu ugiye kuntega amatwi akumva n'ubundi umwuka wari muri njye cya gihe igihe wantegaga amatwi niwo ukindimo. Igihe wemeraga ngo Imana iravuze wihindurwa n'ibyo wumvishe ejo bundi n'ibitambutse ejo bundi bimeze nk'imvura. Nabwiye abantu ndababwira nti hari ibitonyanga by'imvura bijya bigwa bigambiriye gukura abantu mu nzira, ariko bya bitonyanga nyamara niyo bigendamo ntacyo byari kugutwara. Kubera ko ari ibitonyanga bimanukana uburemere ukajya ugira ngo imvura irahoreye yisha abantu. Nk'ibitonyanga nka 3 bikagwa hejuru y'amabati ukagira ngo inzira aguye, ariko wasohoka wanze ugasanga ivumbi riracyahari. Kubera iki bizanye imbaraga zo gukanga no kugira ngo abantu bihute bajye kugama, ariko ntago byari imvura. Rero babifate, narababwiye ngo nibabifate nk'aho ari ibitonyanga byari bigambiriye gukura abantu mu nzira. Dukomeze inzira, dukomeze urugendo, tugende kubera ko nago twatakaje icyerekezo. yego. Rero Imana ibaho umugisha. Ndumva nabwira abantu iki Imana yambwiye. yego ni karibu. Umunsi umwe ngo umutambyi Eli yabaga mu nzu y'Imana, muri make yakoreraga Imana. Ngo ariko Eli ngo yari yarahumye, amaso ye atakibona. Aya maso ya Eli yari yarahumye, yari ay'umubiri, yari amaze gukura ashaje. Biza kurangira ngo urubyaro rwe cyangwa se abana be batagifite kubaha Imana, basigaye batinyuka inzu y'Imana, bakaza no gufata ngo ibitamba abantu bazanye gutambira mu nzu y'Imana ngo bakabyonona. Birangira batangiye gukorera amabi mu nzu y'Imana kuko Eli atabonaga, ngo bakajya bamubwira amateka y'abana be, ntabiha agaciro. Rimwe na rimwe no kuba impumyi, wenda hari igihe avuga ati buno baranababeshya, abana banjye barababeshya. Kubera iki ntiyabonaga. Buriya yaza kubareba yari kureba abana be baza kwangiza, ariko ikibazo yagize ngo yari atakibona, ngo kandi itara ry'Uwiteka ryendaga kuzima. Ubwo nyine yaragiye no guma no mu mwuka. Ubwo aho hantu n'ubundi by'umwuka byari byarangije, byari birimo gukendera, bigenda bihashira bihavugwa. Kuri iki gihe byari sigari nko kunyenyeretsa, no kuvuga ngo hari ahantu hari hahoze urumuri, ariko dore rurimo kugenda ruzima. Icyo nshatse kuvuga ni iki rero? Nshatse kuvuga ko umuntu yahuma amaso y'umubiri, ariko amaso y'umwuka areba. Igihe cya Eli yari yarahumye ay'umubiri, ariko twe kuri iki gihe umuntu ashobora guhuma ay'umwuka akagira ay'umubiri areba. Amaso y'umubiri areba rero areba iki? Areba hafi, areba ibidafite umumaro. Impamvu mvuze iki gitekerezo cyangwa iyi nkuru, hari igihe dutanga message umuntu ho kugira ngo akurikirane ikizima Imana yavuze, agashaka ikosa ryabayemo. Kubera iki? Nta kireba mu mwuka, nta cyumva mu mwuka, asigaye areba by'umubiri akumvira mu mubiri. Buriya wumva mu mwuka akanarebesha amaso y'umwuka, nashaka abahumye ay'umubiri, ariko ay'umwuka niba yafite arabasha kureba ibintu ndi kuvuga, arabasha no kumva ibintu ndimo kuvuga, akurikirana ibizima. Ntago ari burebe ngo yari yicaye gute, ngo yari yateze igitambaro ngo gisa gutera, ibyo ntari bubirebe. Warubwo niba amaso y'umwuka kireba, amatwi y'umwuka akaba cyumva, arabubashe gushishoza no gutekereza, avuge ngo Imana inyuze muri Solange yavuze ngo icyo uyu munsi ni iyihe sahu, ni iyihe? Niba atari yo nizera se reka nyibaze, kuko Imana yabwiye Solange niyo Mana yanjye. Yego. Bwashize hari umubyeyi nabwiye navuga ati mubyeyi, ntabwo Imana yanjye n'iyawe ari bimwe. Yego. Wimpamagara ngo ndi mwene so, Imana yanjye n'iyawe si zimwe. Yes. Komeza. Nari ngiye kubwira abantu ngo bumve kandi bitegereze.
kubera ko uyu munsi wa none nubwo abantu basuzuguye imana ku karubanda, imvugo y'imana igateshwa agaciro, ijambo ryayo bakarishyira munsi y'ibirenge byabo bakarikandagira. Mbabwire ngo imana iracyavuga, mbabwire ngo imana iracyakora. Yego. Hari uwambwiye ejo bundi ngo iyo mana ihora iguhishurira, ihora iguhishurira, ihora iguhishurira. Nzahora nsenga ndwanya n'uzagerageza kwataka ikirere cyanjye, ku buryo njyewe ahubwo nishaka njye mpishurirwa buri saha, kuko nibyo by'umumaro, nibyo binyubatse cyangwa se nibyo bingize. Uko ubuza amaraso wajya kwa muganga bakayagutera, niko no muri uru rugendo uramutse ibuze iby'umwuka, uramutse ubuze iby'imana muri wowe uba uri umupfu. Ukeneye kongera gusengerwa, ukeneye guterwa amaraso mu buryo bw'umwuka, ukagarurirwa ubuzima, ukongera ukumva imana ikivugana nawe, ukongera mu buryo bw'umwuka ugahishurirwa, ukagirana ubumwe n'ijuru, ukagirana imisabanire n'imana. None se Roba, niba njyewe nawe uko turi hano na imana turi kuvugana tukumvikana, uramutse uje hano nkicara hano simvuge, nawe ukicara aho ntuvuge, ntiwataha uzi ko mfite ikibazo, nanjye nkataha nzi ko ufite ikibazo. Rero niba imana dusenga ivuga, imana dusenga ikora, niyo mpamvu nshobora gusenga amasengesho y'umunsi umwe imana igaceceka, nkasenga y'ibiri igaceceka, nkajya mu mazi nkaterera akanyarira, nkajya mu butayu imana mvugana nayo nkavuga yikanyihorera. Haba harimo ikibazo, nicyo nshatse kuvuga. Niba imana icecetse ku buzima bwanjye harimo ikibazo kinturutseho, cyangwa se yo kuri yo atari igihe cyo kuvuga kuri njye. Kuri njye hari ikibazo gishobora gutuma ijwi ry'imana rihagarara, bitewe nuko ntagifitanye konegisiyo nayo, cyangwa se ntacyubakanye umubano wanjye nayo muzima, cyangwa se imana ikabona ko ibyo nshaka kumva atari cyo gihe cyo kubibwirwa, atari cyo gihe cyo kubyakira, ikabicecetse. Bivuze ngo hagati yanjye n'imana niba nta kibazo kirimo, ngomba kubaho mfite kumva ijwi ry'imana, ngomba kubaho mfite kumenya ngo urugendo ndimo ngeze he. Rero abantu baduteze amatwi, utambutse ubutumwa kuri Prince Robert, nkatambutse ubutumwa n'ayandi macano avuga iby'ubwami bw'imana, batambutsaho ubutumwa. Mureke tuve mu burangare, tuve mu gahuge, tuve mu bintu biturangaza, dutegere amatwi imana twumve ikivuga. Ikindi dusenge amaso yacu ahumurwe, twe kuba impumyi mu buryo bwo mu mwuka, kuko nintaba impumyi ntubimpumyi, icyo mvugira hano nawe uraba ugifiteho amakuru. Kuko imana aravuze ngo ntacyo nzajya gukora ntamenyesheje intore zayo. Intore zayo ni njye nawe, nawe unteze amatwi, nawe unkurikiye mukozi w'imana. Birashoboka ko amakuru imana yampaye twayahurijeho, birashoboka ko utabonye imbaraga zo kuyavuga, ariko njye ikaba yambwiye ngo tera kamera uvuge, kuko hari benshi bazumva nuvuga. Bivuze iki rero? Mu isi y'umwuka ntago ndiyo ndumwe, turiyo turi benshi, twakira n'ibitandukanye, ariko biza bihuriza ku kintu kimwe, ku mana. Rero nekereza ko message mba ngiye gutanga sinjye ubuyifite njyenyine, hari n'abandi baba bayifite batabonye uko bayivuga, cyangwa se imana nabwiye ati namwe musenge muri ubu buryo, ariko ngiye kanyemerera ngo tera intambwe ugire gute ubivuge. Bivuze ngo ibintu tuvuga si ukubeshya, biba biriho, biba bihari. Go ahead rero. Rero reka ntangire message yanjye imana yampaye, kugira ngo cyane cyane iyi message ifite abigenewe. Iyi message irareba umukristo wese, umukristo wese aho ari, umuntu witwa umukristo wese iyi message iramureba. Akosora utarinjira. Yego. Mbabarire nyine, ariko ndagira ngo nyine kugira ngo uvuge wagezemo neza. Yego. Uzi gutandukanya umukristo n'umunyedini? Njyewe nabwiwe umukristo, sinabwiwe umunyedini. Umukristo umugenzi uri mu rugendo, uri kugana mu ijoro. Rero iyo nkoresheje ijambo ngo umukristo wese uzi ko ari mu rugendo, Roba, ubu niba ndi umukristo umutima wanjye urabimpamiriza, si ngombwa ko mundondora. N'umwuka undi murabinyemeza, umbwira ko ntakijijwe, ikindi ukambwira ko nkijijwe, kuko amakosa abaho akorerwa muri njye, ni njye uyazi,
nayagaragaza cyangwa nkayahisha. impamvu ngende bikubajije nk'umushumba, ngende umushumba Nibyo. w'itorero ryera cyangwa se umukumbi mutoya. Yego. ubwo nagira ngo numve niba ari message ireba umukumbi muto cyangwa ireba abakirisitu nk'uko wari ubivuze. Ni message ireba umuntu ufite iri zina witwa umukristo. Okay, sawa. Umukristo mu rugendo, umukristo uri mu nzira y'Imana, uyu ni we iyi message ireba. Umukristo uneze amatwi, hari abakristo bari mu rusengero, hari n'abatarimo. Donc iyi message ireba umuntu wese witwa umukristo, umuntu wese witwa ko ari umukristo. Yego. Iyi message ngiye gutambutsa Imana yayinyeretse mu buryo bubiri. Nabigiye kubona mbona ngiye mu mwuka. Iyo tuvuze ngo mu mwuka, ubaka kanya nshobora kwicara hano turi kuvugana, ariko amaso yanjye akaba atakibona Robert uyu nguyu. Nkaba ndi kureba ahashize ha Robert cyangwa hazaza ha Robert. Kubera iki umwuka uri muri twebwe, umwuka wera, umwuka w'imbaraga twahawe, ahishura ibihishwe, akagaragaza ibizabaho n'ibitarabaho, n'ibyabayeho, n'ibiriho n'ibizaza. Rero uwo mwuka nagarindira ngo mbe ndi mnicaye mu rusengero, no muri bisi ngenda yaza, no mu gicuku cy'ijoro ndyamye yaza. Rero umwuka w'Imana yaje kuri njye, aza kuri njyewe arampishurira, aranyereka. Njya kubona mbona inshyizwe imbere yanjye uruzi runini. Uru ruzi rwari runini cyane, ari rugari cyane, amaso yanjye atabasha kuruheza. Hanyuma nitegereje hagati muri uru ruzi, mbona hagati mu ruzi haciyemo umuhanda. Umuhanda nabonaga ari umuhanda umeze nka kaburimbo. Ariko ku gice kimwe cy'umuhanda nabonye muri uru ruzi ufite ubuhamya bwawo, noneho n'uru ruzi ubwarwo narwo rufite ubuhamya bwawo. Imana yabanje kunyereka umuhanda uciye muri urwo ruzi. Njya kubona mbona ni umuhanda wuzuyemo urubobi. Ni umuhanda unyerera. Ninkubwira ngo uranyerera, wari umuhanda uko nawubonaga unyerera bikomeye, ku buryo nta muntu washyiragamo ikirenge ngo atambuke. Nta muntu wabishoboraga guteramo intambwe ye ngo abashe no gutera intambwe ebyiri agende muri uwo muhanda. Yego. Ngaruka ku ruhande nanone rw'uruzi, njya kubona mbona uru ruzi rwari uruzi rudafite amazi atemba. Rwari uruzi rutanyeganyega. Hari ukuntu amazi abaho ukabona aratemba, aramanuka cyangwa se arajya hakurya ndajya hakuno. Oya, yari amazi ari hamwe atanyeganyega, ahubwo hejuru y'uruzi horosheho ikintu kimeze nk'igihu. Noneho icyo gihu cyari kiri hejuru y'amazi, cyarabengeranaga ku buryo ureba ko munsi harimo amazi, ariko nanone hejuru hariho ikintu kimeze nk'igihu. Reba kuno umuntu ajya asuka igikoma mu gikombe, hejuru yaho hakazaho igikoko gikomeye. Gikomeye. Niko n'uruzi rwari rumeze. Noneho washoboraga kuba wagira ngo hejuru y'urwo ruzi watambukaho n'amaguru bikagukundira. Iwacu rwiriya hari uruzi bita urugezi, sibyo? Rugira inuza hejuru, ushobora kubona ibyatsi byagiyeho, ukaba wagira ngo abantu benshi bakujyaga barugwamo batararumenya, bakagenda ukandagira ubona ameze nk'inuza, ukahita ugwamo. Nuko nguko nabishushanya. Yego, narwo rwari rufite ikintu hejuru kimeze nk'igihu, ku buryo utarebye neza ushobora kugira ngo hejuru urwo ruzi wagendaho ukagera muri wa muhanda. Rero kubera ubunyereri bwari muri wa muhanda, nabonye abantu babiri. Umuntu wa mbere ni umumama umwe nabonye, ni umunyempano, ni umunyamwuka kandi muzima, nsanzwe nzi. Ni muzima. Niyo mpamvu abaneza amatwi mutuze, ntugire ibyo usimbukamo, kugira ngo abashe kumva icyo Imana irimo kuvuga. Uwo mumama twari duhagararanye. Nawe urimo? Nanjye nge nabibonaga. Yari ari iruhande rwanjye. Nagiye kubona mbona yitegereje wa muhanda urimo rwa rubobi uburyo wari uri kunyerera, arawutinya. Awurebye uburyo unyerera, ku buryo ubunyereri bwawo wawureba guri hakuno y'uruzi ugatinya utarawugera iruhande rw'uwo muhanda.
arangije aravuga ati njyewe uriya muhanda bazi imihanda yacu bajya babona urubobi ruhaba. Komeza. yavuze ati njyewe uriya muhanda ntago nawunyuramo. Yahise yegera hahandi imbere ya rwa ruzi aho yari ahagaze, koko agira ngo ari butambukire kuri rwa ruzi agenda agere muri wa muhanda. Yamanuyemo ibirenge bye. Urumva nababwiye ko hejuru y'uruzi hari ameze nk'ariho igihu ku buryo ushaka kugira ngo wagendera hejuru y'amazi. Yamanuyemo ibirenge bye atera intambwe ya mbere, agishingura ikirenge cya kabiri yamanukiye mu mazi mo hasi, ararohama aho nari mpagaze mvuza induru. Ndavuga ni Mana runaka amanutse mu mazi, n'ubu ngubu ni mpaka ibirenge bye bikandagiye hasi ku butaka aho uruzi rutangirira. Kuko yamanutse amanukamo ahagaze, arabura amazi aramurengera. Njya kubona mbona uwundi muntu nawe nzi w'umuhanuzi, iruhande rwiwe hari umwana w'umuhungu mwiza usa neza cyane. Ntabwo ndi bubavuga amazina abo bantu. Yego. Wa mwana uko wa mama yatatse, nagiye kubona mbona wa mwana we nawe abirindukiye muri rwa ruzi. Abirindukiye muri rwa ruzi, uwo mama arataka cyane ati umwana wanjye nanjye arundukiye muri uru ruzi. Ariko uko atakira wa mwana akanatakira wa mama wamanutse muri ya mazi, nabonye amaboko ntaza haturutse muri rwa ruzi azamura wa mwana wa mubyeyi w'umuhanuzi nabonye, ahita amumusubiza amutereka iruhande. Ariko wa mama wundi we nabonye nago nabonye ayo maboko amuzamuramo, yagumyemo. Muri uko kugumamo njyewe nguma mwiyereko. Urumva mbonye urohamyemo agumyemo, n'umwana wabirindutsemo bitari ku mpamvu z'umubyeyi nawe arongera akurwamo, ariko akurwamo n'amaboko atamenya haturutse. Urebye yarari muri urwo ruzi kuko nta muntu nabonye, nje nabonye amaboko akuramo wa mwana amugarura hejuru imusozi. Hanyuma muri wa muhanda naho neretswe ibyawo. Nabonye umuntu umwe w'umusore we yagiye aravuga ati njyewe reka niyemeze, reka nyure muri uyu muhanda. Roba abantu nibasenge, nako dusenge nanjye ne kwikuramo. Nagiye kubona mbona uko uwo muhungu nabonaga ari umusore cyangwa se nk'umugabo, yagiye we atera intambwe atangira urugendo ngo muri wa muhanda unyerera wuzuye urubobi. Nkubwire ngo naherutse mbona atangira urugendo sinamenye irengero rye. Aho yarindimukiye, aho yaguye, aho yarohamiye sinahamenye. Mu muhanda sinamubonye, sinanabonye agwa no mu ruzi. Gusa namushatse muri wa muhanda nawe ndamubura. Naje gusenga Imana, mbaza Imana ngo iriyerekwa ko rinteye ubwoba. Uru ruzi rushatse kuvuga iki? Uyu muhanda ushatse kuvuga iki? Aba bantu bombi ko neretswe abantu batatu batandukanye barashushanya iki? Bishatse kuvuga iki? Yego, tubwire rero duha amakuru cyambere n'amakuru. Nkibaza ngo bishatse kuvuga iki? Imana yahise impirindi yerekwa rya kabiri. Utarasobanukiwe. Yego. Ariho ndi bubisobanure bigahura. Ni yerekwa risobanura irindi. Nahise mbona abageni. Ntagari umugeni umwe. Nabonye abageni babiri. Yego. Bari bambaye imyenda itandukanye. Y'ubukwe? Y'ubukwe. Yego. Nagiye kubona mbona umugeni umwe yari yambaye ikanzu y'ivara ndende, ariko urabona ko ikanzu y'ivara umuntu ugiye gukora ubukwe aba yambaye ikanzu no mu mutwe harimo ikintu twita ngo nagatimba. Corone niba ari corone. Tubyita ngo nagatimba niko mbyumva. Kandi niko bita gatimba. Ngere nzi ko irakanza ariyo gatimba. Nzi kara ko mu mutwe niko gatimba. Kamwe bajya batwikura bari kubwira umusore ngo narebe umugeni w'ukwasi. Yego. Yego. Rero nagiye kubona mbona uwo mugeni wa mbere yari yambaye ikanzu ariko agatimba ko mu mutwe nta kakimubamo, nta kabamo karavuyemo, ntako yari yambaye. Abageni bacu b'i Kigali baba baragiye bakiyeranja bakabatiriho ntabwo tugashyiramo, kandi hari ba bebe dusize ruguririya nta gatimba yari. Noneho uwo nguwo we hari igihe ntabwo yemererwa gutwikirwa mu maso. Ariko uyu mugeni we urabona kaba hano, kaba kuko yabyaye nta kari karimo, kaba kuko akiri umukobwa nta kari karimo, yari kari karavuyemo. Donc umutwe wose warangaraga naga kagatimba kari kari mu mutwe. Yego. Yari yambaye ikanzu ndende. Yari yambaye ikanzu ndende y'ubukwe. Ariko ikibazo gihari Imana nyerekaga nako gatimba
muri make uyu mwambaro ntiwuzuye, ntabwo wuzuye, kubera ko kugira ngo wuzure ni uko uba ugomba kuba ufite iki cyo mu mutwe cyawo, agatimba nyine k'umugeni. Nagiye kubona rero mbona uwundi mugeni wa kabiri. Uyu mugeni wa kabiri we yari yambaye ikanzu igera hejuru y'amavi. Hanyuma uwababajije bombi yabajije uwo wa mbere ngo ko wambaye ikanzu itakigira agatimba. Yego. Uwa kabiri aramubaza ngo ko wambaye ikanzu ngufiya niye mpamvu yaguteye kudodesha umwambaro utagukwira. Ibyo bibazo yababajije. Yego. Uyu wa kabiri yashubije numva. Aravuga ngo dore impamvu nadodesheje ikanzu ngufiya. Nubundi haragarukamo ijambo umuhanda. Yego. Yavuze ngo impamvu nadodesheje ikanzu ngufiya ngo nuko uyu muhanda turimo kugendamo ngo wuzuye ivumbi ryinshi, ngo rero ngo iyo tudodesheje ibirebire ngo ya kanzu ndende igenda ikubura rya vumbi, ngo ugasanga imyambaro yacu iranduye. Ngo ubwo rero ngo nahisemo kudodesha ikanzu ngufiya itagera hasi kugira ngo ivumbi riri muri uyu muhanda ritazayanduza. Yego. Mana yo mu ijuru ishimwe. Iryo yerekwa ryose nkimara kuribona nkabwirwa n'ayo magambo, Imana niho yahise insobanurira. Irambwira ngo Imana yo mu ijuru izanye ukuri mu gihugu. Irambwira ngo nimbwira abantu yuko Imana ije kugaragaza cyangwa se ije gushyiraho ivugabutumwa rizima ry'ukuri. Irambwira ngo uyu muhanda n'uru ruzi nabonye, Imana irambwira ngo ni inzira Satani yashyiriyeho abana b'Imana, ni inzira Satani yashyiriyeho abakozi b'Imana kugira ngo uhageze wese arohame, uhageze wese anyerere, uhageze wese ananirwe, uhageze wese abura inzira, birangira arohamye avuye mu rugendo. Ninzira umwanzi yashyize muri uru rugendo, ntago uru ruzi n'uyu muhanda ari ibintu Imana yubatse. Ninzira Satani yashyizeho mu ivugabutumwa ry'abizera, ninzira Satani yashyizeho ku murimo w'Imana kugira ngo abantu b'Imana nibahagera bacika intege, nibahagera bananirwe, nibahagera basubira inyuma, bafatwe n'amaganya, umuntu wese uhageze arohame. Imana yambwiye ngo uru ruzi rumaze kugwamo abantu benshi. Uru ruzi Satani yashyize imbere y'abavuga ubutumwa rumaze kugwamo abantu benshi. Uyu muhanda unyerera Satani yashyize imbere y'itorero umaze kugwamo abantu benshi, ngo kandi uguyemo ntiyongera kugaragara. Rero Imana yambwiye ngo nimbwira abantu b'Imana Satani yakuye ku bibanza byabo. Ubu butumwa nigeze kubutambutsa kuri Beura. Imana inyereka ibitanda by'abakozi b'Imana baragiye bakubitwa bakabyirukanwaho, bakabivanwaho, hagasigara ivugabutumwa ripfuye, hagasigara ivugabutumwa rihumanye, ivugabutumwa riroze. Imana yangereranyirije ngo ivugabutumwa ripfuye riragereranywa n'uru ruzi. Umukozi w'Imana ari kugeramo nyirizina agahita apfa, agahita aburirwa irengero. Umukozi w'Imana ari kugeramo nyirizina agasanga umuhanda wanyereye wuzuye urubobi, akabura icyo avuga, abantu barimo gupfa mu buryo bwo mu mwuka. Rero icyo Imana yantumye kubabwira abantu b'Imana nuko Imana yambwiye ko uyu muhanda utari kuva kuri yo, nta nubwo uru ruzi ruri kuva kuri yo. Ni inzira Satani yashyiriyeho iki abagenzi kugira ngo mukozi w'Imana wavugaga ukuri nuhagera unanirwe, munyamasengesho wavugaga ukuri nuhagera unanirwe, mubwiriza butumwa wabwirizaga ukuri nuhagera ugire gute unanirwe, ubone inzira kinyerera, ubone ko umuhanda urimo ikibazo, ubone yuko umuhanda urimo ibyago, ubone yuko umuhanda nta cyerekezo ufite, nurangiza wicira inzira. Mu kwicira inzira kwawe urajya mu ruzi, urarohama, kandi nurohama nta mbaraga ziri bukurohore. Aha ni Imana yambwiye ngo uyu mwana warohamyemo agakurwamo n'amaboko n'ubutabazi bw'Imana. Abanyamwuka barahamburiwe muri uru ruzi Satani yashyize imbere y'abantu b'Imana, bahamburiwe iby'umwuka bizima, bahatakarije agakiza, bahatakarije kwizera, baragenda nta gakiza bagifite kubera ko umwana w'ubugingo, umwana w'umwuka yamaze kurohamamo. Ariko Imana irambwira ngo hari impano z'abantu ije kongera kurohora.
ije kongera gukura muri uru ruzi. Hari abantu Imana igiye kongera guhesha ubuzima bw'umwuka. Imana irambwira ngo mbabwire ngo ije gushyiraho ukuri. Ije gushyiraho ukuri. Kubera yuko ibyo mubonesha amaso yanyu, ibyo mwumva biriho byitwa ivugabutumwa, ngira bigereranya n'uru ruzi, irabigereranya n'uyu muhanda. Biranyereza. birimo urubobi. Birimo urubobi. Ubigezemo wese ararohama, arapfa. Mukagira ngo mwahagenda. Arapfa. Imana niko kumbwira irambwira ngo dore bari abageni ubonye. Uko ari babiri. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo irambiwe. Umukobwa wamaze gutakaza icyo mu mutwe. Iki cyo mu mutwe yambwiye ngo ni ingofero. Itorero ryamaze gutakaza icyo bita agakiza. Bariyambura barajugunya, basigarana ikanzu yuko ngo ari abageni. Ariko icy'ingenzi ntacyo mugifite, mwamaze gukurwaho, mwamaze kwiyambura. Icy'agaciro, icyabatwikiraga mwakikuyeho, icyabakingiraga, icyabarindaga cyabakuweho. Niyo mpamvu Imana yambwiye ngo iyo kanzu mucyambaye nta kiyimariye. Icy'ingenzi mwaramaze kukiyambura mukagita ku ruhande. Yambwiye ngo mbabwire torero ry'Imana, icy'ingenzi ntago ari ikanzu, ahubwo agatimba kanyu kari hehe kakumenyekanisha kuri umugeni. Ingofero yawe iri hehe? Mugabo ingofero yawe iri. Rero Imana yansobanuriye ko aka gatimba ko mu mutwe tugereranyirizwa mu buryo bwo mu mubiri. Yambwiye ngo ni ingofero. Agakiza k'abantu nakakiri ku mitwe. Abantu bariyambuye agakiza. Itorero ry'Imana ryiyambuye agakiza. Bashyira hasi. Bamara kwiyambura agakiza, bayoboka iyi nzira y'uruzi. Bayoboka imikorere y'umwanzi. Bayoboka umuhanda unyerera. Kandi Imana yarabashyiriyeho inzira. Yarabashyiriyeho umuhanda muzima. Ariko mukimara kwiyambura aka gatimba, mukimara kwiyambura iyi ngofero, dore imbere icyahashyizwe n'uruzi rwica. N'umuhanda unyerera unaniza. Kubera ko icyatumaga mugenda cyamaze kubakurwaho. Cyamaze kugira gute? Kubakurwaho. Imana yo mu ijuru yambwiye ngo irabihaze. Irabirambiwe. Irambiwe ivugabutumwa ripfuye. Irambiwe ivugabutumwa ry'urubobi rinyereza. Rinyereza nta ubasha gukandagira mu roba. Nta ubasha kugenda muri uyu muhanda hoya. Umurimo w'Imana wamaze kuba ubunyereri. Byapfapfanye. Rero Imana yambwiye ngo mbabwire yuko uwo murimo cyangwa se ururuzu uwaruhashyize ntago ari ikigeragezo kiva kuri yo. Ahubwo itorero ry'Imana ryamaze kwiyambura iby'agaciro. Rimara kwiyambura iby'umumaro, Satani abashyiriraho iyindi nzira. Urubobi rurahari. Satani ashyiraho iyindi nzira. Ashyiraho uwundi muhanda. Nta muhanuzi uri kuwunyuramo. Muzima w'ukuri ntawe uranyerera. Arageramo ati ndacahe. Biranyerera baranyica. Biranyerera barankubita. Biranyerera baramfungisha. Byanyereye roba. Muhanda wanyereye. Inzira yanyereye. Ariko iranyerera kubera iki? Nuko ivugabutumwa rizima Imana yashyize mu bantu b'Imana. Bamaze kurihindura, Satani agahita azanirye. Agahita azanirye. Akubaka umuhanda we. Agashyiraho ibizitiza n'ibinaniza. Kugira ngo wowe wasengaga by'ukuri, wowe wahanuraga by'ukuri, wowe waruyoboye intama z'Imana by'ukuri, utangira urindagira uburi icyerekezo. Kandi nta nzira irimo, kubera ko aho ugerageza kuyishaka hose nturi buyibone, birarangira urohanye. Rero Imana yambwiye ngo bantu b'Imana mwakuwe ku bitanda, mwirukanywe. Imana irahamagara umuntu bakamwirukanisha amagambo, bakamwirukanisha amateka ye, ugatuma igitanda cyawe ukagisiga. Robert, reka nkubwire, muri iyi si twese duhurira mu masoko. Uburamutse ugiye mu isoko rya Nyarugenge ukarangura imyenda yawe ugashyira ku gitanda cyawe, amagambo yose bahakuvugira,
wayarwanya bakajya bakuvuga ariko ejo ukaza ugacuruza, bakakuvuga ariko ejo ukagaruka ugacuruza. kubera iki? warashoye amafaranga. uravuga ngo si wita ku mbaraga z'amagambo avugwa, ahubwo ukurikiranye inyungu z'igishoro wagize gute, washoye aho hantu kugira ngo nawe ucuruze. kandi ikindi bahakwirukana ni ukugira ngo bo basigare bakora, babeho wowe ugire gute, uhinduke umutindi, ugende ube umukene, upfapfane. kandi nunapfapfana ntabwo bazakureka, bazakomeza bakuvuge. rero Imana yambwiye ngo wowe wirukanywe ku gitanda cyawe, Imana yari yaraguhaye ibicuruzwa. ijambo ry'Imana, Imana irifata nk'uko tujya gucuruza. yego, kuko iyo tuvuze Imana irunguka. ibifata rero nk'aho ari ubutunzi yaduhaye, ushyira hariya ababubonye bakabugura. ni amatarano. yego, mu buryo bwo mu mwuka. ubu niba ndi gukorera hano, njye ndi ku kibanza cyanjye. niba uri gukorera aho ngaho, uri ku kibanza cyawe. ariko uyu munsi hari abantu b'Imana birukanywe ku kibanza cyabo. ubuse nta bantu mwatangiranye umurimo, bigendeye. nyamara bagenda atari uko bananiwe, bagenda ari uko bananijwe, kugira ngo birukanwe bakurwe mu bibanza byabo. abadayimoni baze bashingemo kamera, baze bashingemo kamera. ahavugirwaga iby'Imana bahashyira iby'umuganga ucuruza gakondo. ahavugirwaga iby'Imana bahashyira iby'umuntu ngo azana inkuru zitafite icyo zubaka mu bwami bw'Imana. ikibanza cyawe munyamwuka akikwirukaneho, azahashyire iby'amasafuriya n'amadongo, azahakorere publicité y'intebe. ijambo ry'Imana wavugaga rihakame, riharangira ibyiringiro by'abizera bibure. Imana yabantumyeho, yambwiye ngo garuka ku kibanza cyawe. Haleluya! garuka ku kibanza cyawe. wamubwiriza butumwa we wirukanywe ku kibanza cyawe utabigizemo uruhare, atari Imana ikwirukanye. wirukanywe n'amagambo, wirukanwa n'ubukene, wirukanwa n'ibibazo byakugose birakuzitira uburinzira. uravuga uti ahangaha biranyereye mvuyemo. ariko Imana yambwiye ngo garuka ku kibanza cyawe, wongere uvugire Imana, wongere ukorere Imana, kuko Imana izanye ukuri mu gihugu. hari ikintu cyabaye ku mugore umwe, yego, wahuye na Yesu umusamariyakazi. yego, bagiranye ikiganiro gikomeye. yego, umugore yahuye na Yesu, Yesu aramubwira ngo amaye kuri ayo mazi yawe. yego. umugore amuga ati duhuriye he? duhuriye he? Haleluya! ko aya mazi twayacukuriwe na ba sogokuruza aya mariba. ko aya mazi tuyasangira n'inyamaswa zacu cyangwa se n'amatungo yacu. wowe ukaba uri umuyuda, duhuriye he? yego. Yesu aramubwira ngo iyaba wari uzi umuntu ugusabye amazi, yego, wakamuhaye kuri ayo mazi y'ibiziba cyangwa se ayo mazi y'ibirohwa usangira n'amatungo yayo. yego, akaguha ku mazi adakama, adashira, amazi adashira. amen. kuko uhuye nawe araruhuka. buriya hari ukuntu uvuga ngo iyi nzira, yego, ngewe nk'umunyamwuka nkayumva kabiri. yego. bagiranye ikiganiro gikomeye, aramubwira ngo reka nk'itangazo uzarihe n'abandi. sura nawe reka nditange kuri cano yawe. yego, kuko namaze kumva igisobanuro cy'Imana yakubwiye. aramubwira ngo mugore, igihe kirageze kandi kirasohoye ko abantu basenga, yego, basenga bakwiye gusengera Data mu kuri no mu mwuka. yego. ahari uyu mugore nigeze abaza ibintu byinshi cyane, yaza kuba ari ngene ari kumubaza ngo mu mwuka nihe, mu kuri nihe. ariko Yesu yari yarabisobanuye. aravuga ngo ngewe ninge nzira itari urubobi, yego, itanyerera. ninge nzira, amen. akaba ari nge kuri, yego, sibyo? nkaba n'ubugingo. yego. abantu bose rero mwagiye kuri izi nzira zibashyiriraho urubobi. ari tutaratangira ikiganiro, yego, numvishe urubobi. ndakubwira ngo ngeyo numvishe izi mbobi, barumva nafata inkoni nkakubita. urubobi rurakubwira ngo ngiye ntabwo nshaka kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. twe turashaka kugira umutima nk'uwabasina Gerard nibo baryoherwa. twe turumva dushaka kugira umutima nk'uwa Elon Musk, ari umutima dushaka. ariko igihe kirageze ngo reka nkubwire Sora, nanjye ndahanura. yego, muri iki kiganiro ngiye guhanura. imbaraga n'amavuta. twakuze abantu bavuga ngo Imana igiye kuzasuka ububyutse muri iki gihugu cy'u Rwanda. yego. abahanuzi b'Imana barabivuga, bamwe baratashye, bamwe ntibakiriho. abantu baraza bahita bazana urubobi
bahita batangira abantu bahita bavuga ngo dore ububyutse bigisha ubutumwa bw'ubutunzi koko bamwe babiroheramo bamwe bararohamye nibateze no kuzagaruka abari abashumba bazima ubu ngubu babaye abashumba b'inkoko ariko reka mbabwire iyi 2027 2028 Imana igiye gukora iby'imbaraga muri iki gihugu cy'u Rwanda Imana igiye gusuka ikitwa ububyutse ku buryo abantu b'Imana bagiye kuvuga icyo bita ukuri kw'ijambo ry'Imana uko muzi intumwa bazi kubise bakazica niko ubutumwa bwiza bugiye gukwira muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda kandi bwiza bwa Yesu Kristo Imana ishimwe bantu mwakuyemo ingofero kambabwire bantu mwiyambuye imyenda y'ubukwe bantu mwafashe imyenda mukadodesha bwa ati twebweho dushingiye imihanda tunyuramo uburyo yuzuye ivumbi iri vumbi riratwanduza ariko reka mbabwire ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi Yesu ubundi uwandura si ikibazo ahubwo ufura kanteceke hari ukuntu tujya dukora ikiganiro ukabona haleluya nabonye ugira abafana benshi agahita kuki utatumye Solange avuga rero komeza naguca mu ijambo ariko numvaga nyine nshaka kubwira abantu b'Imana ko hari ikintu Imana igiye gukora kandi ndabarahira Uwiteka nk'umuhanuzi mukuru Imana igiye kuzana ukuri kwayo muri iki gihugu cy'u Rwanda niko kuri yabimbwiye kwizanya ukuri kandi ukuri kwayo ni ijambo ryayo rizima pani ibinuza urubobi rwanyereje abantu rero ushobora kuba wararohamye uri umupasiteri hari igihe tuvuga ngo kurohama abantu bakaba batise ko tubona bahagaze ko tubona bariho niba Imana igaragaza ko abana barunda umukira muri uru ruzi amaboko y'Imana atabatabara abo bana abaguyemo ni bangaye uwo nabonye yatabawe ariko se abataratabaye baguwemo ni bangaye ntabwo bazi bivuze iki rero ushobora kuba warageze kuri uru ruzi uhafite impano nzima wahagera zikarohama uyu munsi ukaba usigaranye ibihuhwe usigaranye urubobi nk'abandi bose rugira gutera unyereza umugenzi ushobora kuba warahageze uteruye umwana ufite agakiza ukaharohamira ukabura burundu ariko nashakaga kubwira abantu ngo dufite amasengero ubundi njyewe y'Imana impishuriye nanjye mpita ngira icyo gukora kuko ubundi uru rugamba n'urugamba rw'umwuka naga ari urugamba rw'amagambo Paulo niko yavuze ubwami bw'Imana buratwaranirwa babujyamo babugishamo imbaraga rero izi ni imbaraga ijuru ryakoresheje kugira ngo tumenye ibi natwe nk'ababyumvise dukwiye kugira imbaraga dutakaza tukagira ibyo duhomba kugira ngo twakire ibindi rero tugomba gufata ibihe by'amasengesho tugasenga icyambere dukuzaho uyu muhanda kubera ko tumenye neza ko uyu muhanda si ijuru ryawushyizeho ni ntago ari inzira y'ukuri ntago ari inzira y'Uwiteka uko tubibonye ntabwo ari inzira atanga ubugingo ntago ari uruzi rwashyizweho n'Imana ngo nibigeragezo kubera rero ikintu kitubatswe n'Imana bizera b'Imana itoro ry'Imana dufite ububasha n'ubushobozi bwo kukigizayo kikavaho dufite imbaraga zo kugisenya kigasenyuka kuko kidashyigikiwe n'amaboko y'Imana rero dufite amasengesho kandi nayibi umugabo umwe Ezira yageze ku mugezi bita Ahabu abwira Abisirayeli ati noneho dufate amasengesho kugira ngo tubashe kwambuka uyu mugezi twambuka uru ruzi kugira ngo tubashe kugera iyo tujya ngo bafata amasengesho y'iminsi 2 barasenga baravuga ngo amaboko y'Imana yabo ari mu ruhande rwabo kugira ngo agire gute abarwanirire ariko amaboko y'Imana yongera ahindukira arwanye n'iki abayirwanya n'abayanga bose rero Imana iri mu ruhande rwacu babwire ngo naga Imana ifata igihe cyo kutubwira message nk'izi kuko ntabyo ikeneye Imana nagukwiriye gusenya Solange kuko Solange cyaje avuga ni Imana nagukwiriye gusenya amasengesho ntabwo twebwe ubwacu dukwiriye kwatakana ahubwo dukwiriye guhuriza hamwe imbaraga Yesu yaravuze ngo badahurije hamwe nawe barasandaza rero natwe nitudahuriza hamwe imbaraga Imana yadushyizemo tuzasandaza kandi dusandarane nta rukuntu nkusandaza nawe ugahagaruka ukansandaza ngusandaza ute niba ibigambo nkurohaho nari amagambo unyoherezaho kandi mu by'ukuri ntago bikwiriye dukwiriye kubaka ubwami bw'Imana ijuru rikadushyigikira iyi mihanda yabaye urubobi numara kubimenya numara kubyumva utekereze ngo nari mpagaze nari mu yihe nzira ese niba narakuyeho ingofero
nkaba ntagifite ikanzu nkwiriye gukora iki? haracyariho ibyiringiro Pawulo yuko yabitanze igiti neza. cyatemwe cyakongera kikagira Mu gute Efeso kigashiba. atanga urugero rwiza. Yego. Aravuga ngo ni mu abasirikare. Yego, Nabonye watanga message y'abasirikare kanange nitange ku basirikare b'umwuka. b'umwuka Abo iriya ni mwambara yabo. intwaro zose z'Imana. Yego. Zose z'Imana. Mm. Ajya no ku rwego avuga niyo ngofero. Yego, Avuga ngo mwambare ingofero n'agakiza. Imana ishimwe. Rero umuntu wese utikwije buriya hari inkweto zitanyerera sora. Wari uzi nabyo? Yego. Urabona abakinnyi bagiye mu kibuga Mm. bambara godiye kugira ngo bataza kugira gute? Bataza kunyerera. Rero hari inkweto z'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yego. Ijambo ry'Imana ribe muri mwe rigwiriye. Ndakeka hari dusatiye umusozo mufite abasengesho ibiri. turashoje. Nizere ko abo kuri Prince Robert tuzayasenga. Subizi se. Buriya mu rugamba rwo mu mwuka turwanira mu masengesho. Yego. Pawulo aravuze ngo tucirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Naho narindi. Iyi myuka rero ntago urwana nayo mu mubiri ngo uvuge igusubize. Yego. Bisaba nawe ngo uhinduke umunyamwuka, uyitere uri umwuka ntuyitere uri umubiri. Kuko iyo uyiteye uri umwuka niho uyinesha, ariko iyo uyiteye uri umubiri irakwica. Nuza maze iminsi Imana insura. Ejo yamaye message nzayitambutsa. Yanjyanye mu ngo bya Edeni. Inyereka ukuntu urubuto rwariwe. Niko. Burasora wari uzi ko urubuto rugirwa rwiza n'igishishwa. Yego. Ariko wari uzi ko igishishwa ari cyo kintu cya mbere kitagira umumaro mu bijyanye n'urubuto. Yego. Yaba urubibye kirabora. Sibyo? Yaba ugiye kururya urahata ukajugunya hanze. Yego. Nzayitambutsa nyine nagira ngo abantu bumve ko njya mbona abantu nyine bafashe ibishishwa sujya ubabona kubitaho amavuta muri Kongo bakagira ukabona n'igishishwa ukabona igishishwa kimeze neza, ariko Imana yarambwiye ngo abantu bagakwiye kwita ku rubuto kuko ni naho tuzamenyera abantu. Yego. Imana igumugisha rero. Numva dusatiye umusozo w'ikiganiro cyacu. Turashoje. Buri abanyarwanda bacu baca umugani bakavuga ngo abwirwa benshi akumva beneyo. Sinzi niba ari ikindi wenda Imana ishyize ku mutima cyangwa se wabwira n'abakunzi bacu tugasoza ikiganiro. Oya, nta kindi nongeraho, ahubwo icyo nabwira abantu nuko Imana hari igihaze kandi irambiwe uyu mugeni watakaje icyo mu mutwe. Rero yongere yisubireho. Nibajye gushaka ahantu imiyaga yajyaniye izo ngofero. Imana yongere agarure. Regara ukuntu abantu bahuha umuyaga Solange ukumva cakira ukumva umuntu agahita umuyaga utwara ingofero finite rimini ukumva zirazaviza baba bahamagarira nizo zihuha zira ngofero bamwambaye. Yego. Reka dusenge. Yego. Dushimire Imana. Kutabivuze. Amasengesho ku bantu turi bubane mu iteraniro riri online mu kanya saa 9. Ndibuze kubabwira umunsi na gahunda uko ziteye, ariko ndibaza nawe nzabikubwira uzabibabwira. Yego. Kubera ko n'ubundi tuba turi hamwe mu buryo bwo mu mwuka, cyane ko iyo hari amakuru Imana itangaje nzi ko uri mu bantu bayamenya. Rero nzakubwira umunsi nawe ukora ikiganiro babwire igihe tuzayakorera, kuko dukwiriye gusenga Imana igatanga imbaraga. Urumva ko urugamba ruba rwahinduye isura. Rero Imana iguha umugisha, kandi na Imana imumugisha, kubera ko umuntu atagiye kuri iyi kamera ngo agire ibyo afata ayo mashusho ntiyaboneka. Rero namwe mukwiriye gusabirwa umugisha, kandi Imana namwe ibagirire neza. Reka dusenge Imana kugira ngo abantu babasha kumva iyi message, be kuyumva nk'ibisanzwe, be kuyumva nk'ibyo basanzwe bumva, be kuyitesha agaciro nk'uko dusanzwe twumva tukagira ibyo tujugunya. Ahubwo umwuka w'Imana aherekeza ubu butumwa kugira ngo buzane impinduka mu mitima y'ababashije kubwumva. Mana nziza, Mana igira neza, Mana ikiranuka, turagushimye turaguhimbaje. Muririmbyi yaravuze ngo abazaba muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera. Natwe tumaze guhishurirwa neza yuko iyi myambaro abantu benshi yamaze gukurwa mu mutwe. Uwiteka Nyir'ingabo Imana, twatakaje iby'agaciro, dutakaza iby'umumaro muri uru rugendo, ariko turi imbere y'amaso yawe duca bugufi, twebwe n'abizera bose aho baherereye,
abemera guca bugufi kubw'ijambo ryawe, abemera guca bugufi kubw'iyi message bakemera guhinduka kandi bagahindukira mwami Imana, bakemera kuguhindukirira bakongera kukwizera no kukwiringira. Ndasengera imitima yabo kugira ngo umwuka w'Imana ayisange, ayemeze kandi ayishoboze Uwiteka, kugira ngo ibashe kwakira iby'umumaro binyuze muri iyi message, kuko Satani ajya mu mbibe y'umutima w'umuntu akabiburamo imbuto nzima, agasigazamo ibihuhe bitazagira icyo bimara. Nanjye ndasenze nkwinginga kugira ngo imbaraga zawe zigote buri muntu wese ugiye kwicara agafata telefone ye akajya kuri internet agafungura iki kiganiro akagikurikirana. Ndasenze ngo imbaraga z'Imana zibazeho cyane kandi uburinzi bw'Imana bubabeho cyane, ibitavuga Imana byose bihunge mu izina rya Yesu Kristo. Twamaze kumenya neza ko iyo dutambukije ubutumwa hano, Satani ajya abasha kubunyuramo kugira ngo intego y'ubutumwa n'icyo bwari bugendereye giye kugerwaho cyangwa se cye kumvikana. Ariko ndasenze ngo iyo migambi yose n'imirimo yabo umwijima mu izina rya Yesu yakorerwa kuri iki kiganiro, iyo yose ihagarikwe n'isi y'umwuka itsindwe, kandi kunesha ko no gukomera kwawe kurushaho kuboneka, kuko mbisabye nizeye mu izina rya Yesu. Amen.